ukuvuga ngo isi ibonye ishano, inyanja ibonye ishano, kuko Satani yakuye mu ijuru akamanuka ku isi, akamanukira yasi kugira ngo aze gushuka abayirimo. Akaba ari umuriganya, ariko ijambo Satani riva ku ijambo Satanas. Kuvuga ngo Satanas, Satanon, risobanura ngo umubisha. Mu gifaransa bakora ijambo adversaire, ni umuntu uja gusenya imigambi y'Imana n'abakora umurimo w'Imana. Nta kindi kimuza kugira ngo boyikote umugambi w'Imana no gusenya. Gusenga kwikandagira abanza wayerekwa aho kandagiye weretswe kwihari, kuko ni umwuka ashobora kuba hari, ariko kuko ari inzererezi ntabwo abera hose icari. Umurimo kubera hose icari mwe ni uw'Imana gusa, ni uwa Yesu gusa, ni umwuka wera gusa. Yayigabanye ibyago byose ashaka guteza umuntu aragiye, ibyago byose ashaka guteza isi arabiye, kuko yayigabanye. Ariko kuko dufite umurengezi wamunesheje ku bwa Yesu, tunesha byabigerageza kuzanira nubwo byabiremeye. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Abashuje inshuti zo gusenga everyday nkuko dusanganywe. Ngewe nitwa Rukundo, Ye nitwa Mpazibirego Pierre. Mpazibirego agiye kutuganiriza ku kiganiro kirekeranye no kumenya Satani ninde, uwo yahoze ari we cyangwa aho yaturutse, icyamuzanye kandi n'amaherezo ye mu buzima bwacu. Satani agira byinshi cyangwa se ari ukuntu tumwitiranya n'ibisanzwe. Niyo mpamvu twahisemo kugira ngo tumutwigisheho cyangwa mutubwireho. Hanyuma abatarakora subscribe, abashaka kufite na comment, murakoze cyane. Ndumva twakwakira umutumirwa wacu. Murakoze. Ntabwo tugiye kwigisha kuri Satani kugira ngo abantu bamuyoboke, ahubwo tugira ngo abantu bamumenye neza, babone uko bafata ingamba zo kumurwanya. Naho ngaho dushingiye. Satani rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Yesaya 14 mbere yo kugira ngo tugire icyo bivugaho. Murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 15 twumva kwavuga. Yesaya 14 umurongo wa 9. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Uwiteka azababarira abantu be, ahane umwami w'i Babuloni. Ikuzimu hasi hahagurukijwe no kugusanganira, hakuzuriye abakuru bo mu isi bose bapfuye, hakuye abami b'amahanga bose ku ntebe zabo. Amen. Tugiye kureba n'ingamba ki twafata, ko tuzi twese ko ari umwanzi, ariko yabayeho ate. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 14 aravuga ngo mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera itumwa gufasha abazaragwa agakiza. Satani, icyigisho kuri Satani bacita satanology, ariko akaba ari igice gito cyo mu gice kinini cyitwa angeology. Ubwo ni ukuvuga ngo Satani ni marayika. Akiri mu ijuru rero yitwaga Rusofero. Ijambo ryakoreshwe muri Bibiliya y'Ikilatini. Rusofero bisobanura ngo umutwara muco. Umurimo wakoraga mu ijuru yari umuririmbyi, ari umucuranzi. Nandizo mpamvu usanga ahantu cyane cyane akunze gutegera ku baririmbyi ari kubwibone. Abaririmbyi banesha kwiba, abaririmbyi bashobora kutabesha, abaririmbyi bashobora kutaroga, abaririmbyi bashobora kwirinda ibyaha byose bihari, ariko icyaha cy'ubwibone cyarananiranye muri za korari. Kuko Satani yari umuririmbyi, akabaza amabanga yo kuririmba, akaba yarazi kuririmba kugira ngo ageze ubwibone ku baririmbyi biramworohera, kuko ni umwuga yakoze. Yari umuririmbyi rero ariko ubwibone buramuzamura,
ashaka kuzamura icubahiro cye, ashaka kugisumbisha icubahiro cy'Imana. Yarabivuze hariya muri Yesaya 14:12 aravuga ngo nzazamura intebe yanjye igere ku nyenyeri zo mu ijuru, nzasa n'isumba byose. Ni ukuvuga ngo yashatse gufata icubahiro cy'Imana yamuremye, kandi abamarayika ni ibiremwa by'Imana ariko baremwe mbere y'abantu. Ubwo Satani rero ubwibone bwe aja gucibwa mu ijuru, amanuka ku isi. Usomye mu byahishuwe ibice 12:12 aravuga ngo nuko rero wajuruwe namwe abaririmo ni mwishime, ariko we wasiwe nawe wanyanjawe mubonye ishano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, kuko azi ko afite igihe gito. Afite rero amazina benshi agaragaza imikorere ye, ariko mbere inkomoko ye ni mu ijuru, yaremwe mbere y'abantu, ari mu biremwa by'Imana, ni umwuka. Noneho rero tugiye kureba amazina ye dukurikije imirimo akora. Muri Yohana igice cya 10 haravuga ngo icya mbere ni umujura, icya kabiri ni umwicanyi, icya gatatu ni umurimbuzi. Iryo zina ryakoreshejwe mu byahishuwe ibice 11. Ijambo mu gihe baravuga ngo Abadoni risobanura ngo umurimbuzi. Ijambo mu Kigiriki risobanura ngo Apolioni ni umurimbuzi. Ayo mazina yombi avuga uburimbuzi. Ariko none haba Kirisito n'abandi bisi bamwita amazina menshi. Satani itangiriro 3:1 yitwa umuriganya. Azi kwihinduranya, icyatumye atangiriye ku buriganya nuko ari wo murimo ashobora kuruta ibindi byose, kwishushanya. Nuvuga ngo Imana ihamagaye, twumvise ko ari umujura akaba ari umuriganya, ariko ijambo Satani riva ku ijambo Satanas. Nuvuga ngo Satanas, Satanon risobanura ngo umubisha. Mu Gifaransa bakora ijambo adversaire, ni umuntu uja gusenya imigambi y'Imana n'abakora umurimo w'Imana. Nta kindi kimuzana kugira ngo boyikote umugambi w'Imana no gusenya abakorera Imana. Nizo baba bamwise adversaire. Ubwo noneho rero ni umuriganya, azi kwishushanya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni umubisha. Icya gatatu ni umurezi, bango ashinzwe umurimo wo kurega abahamagawe ku Mana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mwirinde kandi mwirinde bisindisha, kuko Satani umurezi wanyu azerera njintare ashaka kugira ngo abone uwo yaconshomera. Bisobanura ngo abashaka kugira ngo abone ibyo abera b'Imana bakora, noneho aje kurega ku Mana. Ariko ijambo ry'Imana riraduhumuriza muri Yohana 2:1 avuga ngo bana bato ndabinginga ngo mudakora icyaha, ariko nihagira ukora icyaha dufite umurengezi udusabira ku Mana, ari we Yesu Kristo. Ni impongano yacu, ntabwo ari impongano yacu gusa, ahubwo ijambo ry'Imana ryongeyeho ngo ni impongano y'abari mu isi hose. Nuvuga ngo ararega, ariko tukagira umurengezi udusabira ku Mana, kuko ajana ibirego ku Mana. Yesu nawe ni umurengezi udusabira ku Mana, nawe agasenya ibirego bya Satani. Ubwo rero muri Yohana 12:31 hava ko Satani ari umutware w'iyisi. Muri Yohana 8:44 havuga ko Satani ari se w'ibinyoma. Bivuga abantu babesha na abasatani, abantu biba na abasatani, abantu bica na abasatani, abantu barimbura na abasatani, abantu bariganya na abasatani. Iyo ni imirimo akora ishushanya impamvu bamwisa ayo mazina. Nuvuga ngo ni umushukaji, ni umurezi, ni umuribuzi. Ibyo byose akora abarugira ngo yice imigambi y'Imana. None se Satani ko ari marayika, ijambo marayika rikoreshwa riti? Hari abamarayika bera, hakaba n'abamarayika bacumuye, bafite ubwoko. Imigabane minini n'ebyiri, abamarayika bera n'abamarayika bacumuye. Abamarayika bera bakagira amazina, n'abamarayika bacumuye nabo bakagira ibyiciro n'amazina yabo, nk'aba Mikayeli, nk'aba Gaburiyeli, nk'aba Serafi bashinzwe kuririmba, nk'abakerubi bashinzwe kurinda. Abo bose ni uruhande rw'abamarayika beza, ariko abamarayika babi umutwaro wabo ni Satani.
kandi satani akagira ingabo ze aribo twita abadayimoni. Ubwo rero imyumvire y'abantu kuri satani iratandukanye. Hari abatekereza ko satani aba hose. Oya, satani ntabwo aba hose, ahubwo ni inzererezi. Abana b'Imana baje gushengera Uwiteka mu gitabo cya Yobu igice cya 2:6, satani nawe yisha hagati yabo. Uwiteka abaza satani ati, Satani uraturukaye? Aravuga ati, mvuye mu isi no kwizerera. Icyatumye amubaza nuko atari yahozaho. Ndahugura abantu batekereza ko satani aba hose, baje gusenga bakayikandagira naho itari. Mbere yo gusenga kuyikandagira abanza wayerekwa aho kandagiye, weretswe kwihari, kuko ni umwuka ashobora kuba hari. Ariko kuko ari inzererezi ntabwo abera hose icyarimwe. Umurimo wo kubera hose icyarimwe ni uw'Imana gusa, ni uwa Yesu gusa, ni uw'umwuka wera gusa. Ariko kubera hose icyarimwe ntabwo byahawe satani. Yarabyishinja ati, ndi inzererezi, mvuye mu isi no kwizera. Imana yavuze ngo wamboneye umugaragu wanje Yobu ko ari umukiranutsi w'ibindi bibi, ubaha Imana, kuko yari atahozaho. Usomye muri Matayo ibice 8:26, abantu batewe na dayimoni babiri bari mu mva, bari barabaye nk'abasazi, byatumaga ntawe unyura muri iyo nzira. Ariko babonye Yesu barataka bati, mwami, kubenjuje kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe kitaragera, duhuriye mwana w'Imana. Baramumenya. Ariko bumvise bakomeje gusha, basaba Yesu bati, Yesu, watubabarira ukatwohereza mwazirangurube ziri hakurya. Ingurube zararishaga nta kibazo zifite, zari zifite umutekano wazo. Abantu bari abarwayi, bari barahindutse abasazi ubwabo badayimoni. Ariko Yesu arababona imugeni, bava muri bantu basimbukira muri za ngurube ziroha mu nyanja zihotorwa n'amazi, bantu basigara ari bazima. Icyatumaga zirisha zifite amahoro nuko nta badayimoni bari bazirimo icyo gihe. Icyatumaga bantu bababazwa nuko bari bakibarimo. Babavuyemo, iyo baba babera hose icyarimwe bari kuguma muri bantu bakaja no mu ngurube. Icyo ni ikimenyetso ko badakorera hose rimwe, batabera hose icyarimwe. Ubwo rero iyo abasenga bakandagira ngo ndakwamaganye mu izina rya Yesu, igihe kimwe uzakandagira naho atari, ubu uri kuruhira ubusa. Banza hari icyo weretswe, hari igihugu uzageramo nukandagira nuvuga ngo ndakwamaganye mu izina rya Yesu, bakubaze batese uramweretswe ko hari tugufashe gukandagira. Basange kwa rukwigana ariko nta wari uhari, ariko ashobora kuhasura. Nukuvuga ngo ntabera hose icyarimwe. Oya, ntabera hose icyarimwe, ariko arazerera. Noneho rero igituma isi yarabonye amakuba kuva icyo gihe amanuka avuye mu ijuru, ijambo ry'Imana rikavuga ngo wasi ubonye ishano, nuko yayigabanye. Muri Luka ibice 4:5 haravuga ngo satani ajana Yesu ku musozi, amwereka ubutunzi bwose bwuzuye isi, niho cyubahiro cyabwo. Aramubwira ati, uri umwana w'Imana, ariko ubutunzi bwose ndabuguha nupfuka mukandabya, kuko nabugabanye. Ntabwo Yesu yamugisha impamvu avuge ngo wabugabaniye he, kuko yarazi ko ari gukora umurimo we. Ubwo nukuvuga ngo isi satani yarayigabanye, akora nk'intumwa nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, yo gufasha abazaragwa agakiza. Satani ageranya n'ikizamini cy'abanyeshuri bashaka kwimuka, nk'uko Imana imufata nk'uwahamagawe gushira ku gipimo abera b'Imana, kugira ngo Imana irebe ko batari kubesha koko. Satani akakuzanira ubugumba, Imana ikaraba kura bwihanganira, ukabutsinze ikizamini, akaba ari gubutsinze satani. Satani akaguteza indwara, muri ya ndwara ntuyicumuriremo. Kuvuga ngo ngo Yesu yaneshe satani ntabwo bisobanura ngo ntagerageza abera, kuko isi yayigabanye. Ibyago byose ashaka guteza umuntu arabimuteza, ibyago byose ashaka guteza isi arabiyiteza, kuko yayigabanye. Ariko kuko dufite umurengezi wamunesheje,
ku bwa Yesu tunesha byabigerageza tuzanira nubwo byaba biremeye biti. Hari ingamba afata zakagombye kunesha abantu, ariko Yohana ya mbere kane umurongo wa 4 haravuga ngo uri muri twe Imana yaduhaye kuko abantu babyawe bwa kabiri bafite umwuka wera aruta uri mu bisi. Nuvuga ngo abantu babyawe bwa kabiri bakabaraha umwuka wera bafite ubushobozi bwo kunesha Satani aho yaba ari hose, ariko umuntu utagira umwuka wera ari munsi y'ubasha bwa Satani, ubwo aramufite mu biganza bye. Nizo mpamvu aguteza icyo ashaka akagiteza n'umukristo, kuko n'umukristo nawe ari kusi ategeka, ariko Imana iramuruta. Nizo mpamvu Ahabu amaze kujya mu buyobe agiye gutabara ari hamwe na Yehoshafati kugira ngo baje gufata igare ya Hiramoti, ijambo ry'Imana mu bami ba mbere 22 umurongo wa kugira avango umwuka w'Imana, umwuka mubi uva ku Mana, umwuka muva ku Mana. Ariko abanje kwishira imbere y'Imana bavango Imana iravuga ariko ninde uzashukashuka Ahabu ngo arimbukire Iramoti y'igare yari. Umwuka mubi araza hagarara imbere y'Imana aravuga ngo ni njewe, atereta n'Imana. Imana iramaze ngo ntuzabigenza ati nzagenda, afite abahanuzi benshi, maze nihindura umwuka w'ubuhanuzi mu kanwa k'abahanuzi be bose bahuze guhanura ariko bari kubesha. Imana iravuga ngo genda noneho ngo ubishoboze. Abantu bakabaza batese umwuka mubi yaje imbere y'Imana. Umwuka mubi ni wa Satani, ariko iyo myuka yose Imana irayitegeka, kandi kuko Satani nakora mu mugambi w'Imana n'Imana iramutegeka. Ni ukuvuga ngo amara gusaba uburenganzira imbere y'Imana avuga ngo genda wamboneye umugaragu wanje Yobu kwari umukiranutsi wirindi bibi, nubwo wanteye kumugirira nabi yakomeje gukiranuka kwe. Satani aravuga ati impamvu Yobu kubaha ni ruswa wamuhaye, afite inka nizo wamuhaye, afite abana nawe wamuhaye, afite ubucuruzi byo ninde wahibingana bitse akaguhakana. Imana aravuga ati noneho kuvuze ko ari ibyo bituma nyubaha genda ubikureho, ariko ntukore ku bugingo bwe. Satani aramanuka baramusahura amuteza indwara, bamaze kumusahura arongera asubira imbere w'Iteka kabiri umurongo wa mbere. Imana ibaza Satani ngo Satani uraturuka ati ndaturuka mu isi no kwizerera, wamboneye umugaragu wanje yuko ari umukiranutsi wirindi bibi, nubwo wanteye kumugirira nabi. Abantu bakibaza ati ese Satani atera Imana kugira nawe umuntu aramutegeka? Oya, ari muri gahunda yo gufasha abahamagaye kuzaragwa gakiza, ari muri gahunda. Iyo uneshe Satani rero nibwo wemerwa imbere y'Imana. Bati uyu ndamwemera, uyu yararwanya aratsinda, yakoze ikizamini aranesha. Narizo mpamvu baba ngo ntimushbabare nimugubwa gitumo nibibagerageza, muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 13. Kuko kugeragezwa kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohore kugira ngo mugaragare ko mushitse by'ukuri. Iyo hataje ibigeragezo ntabwo umukristo yagaragara ko ashitse. Duse wenda uri gukomereze. Hanyuma narengeze ngo duse n'abaganira gakeya wenda tuze kugira ku by'inyimi byabanje twabivuyeho. Birashoboka ko umuntu wenda yagira amakenga cyangwa se akagira amatsiko cyangwa se akibaza ibibazo wenda atahita yisubiza. Hari wavuze ngo abadayimoni, ubundi muri rusange tuzi neza ko abantu hari ubwo batandukanira mu nshingano. Abantu bari mu gikorwa kimwe cyangwa se mu buryo bumwe bumeze nk'aho bakoreramo, hari igihe batandukanira mu nshingano. No mu ijuru bisa nk'aho ariko bimeze. Wavuze ngo hari abamarayika ngo ba Mikayeli ba Gabriel ngo bafite n'inshingano zitandukanye. Ku badayimoni warutubwiye, hari ubwo umuntu avuga ngo twirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu, abadayimoni. Hanyuma ukumva Satani, hari n'ubwo bavuga ngo abazimu. Mbese ukumva Satani imikorere ye. Nagira ngo udusobanure uburyo abadayimoni batandukaniye hehe n'abazimu cyangwa se Satani. Mbese ku rwego umuntu avuga ati ubu marayika uyu ni iki cyiciro, uyu nawe ni iki cyiciro. Hanyuma bigasobanuka ku rwego umuntu avuga ngo iyo mvuze ngo nirukanye abadayimoni nzi icyo mvuze, mvuze abazimu nzi icyo mvuze, mvuze Satani nzi icyo mvuze.
cyane cyane nko mu mikorere. ni ukuvuga ngo kuko abo barayika bacumuye bose umutware wabo ni Satani, ariko kuko bamanutse ari benshi ijambo ry'Imana riravuga ngo umurizo w'icyo kiyoka umanura 1/3 cy'inyenyeri. Babaye benshi, bamaze kuba benshi Imana ibona ko itabatereza abantu bisi, buri wese yaje araterwa n'abadayimoni nk'icumi ku munsi. Imana irabafata irababoha ibabohera ibashira ikuzimu kugira ngo barindwe badakora bategereje gucirwaho iteka, kuko Satani ntiyihana. Niyo mahirwe tumurusha. Abantu barapfa ariko bafite amahirwe yo kwihana iyo bakoze icyaha. Abo badayimoni rero Imana yaboshe, ijambo ry'Imana avuga ngo kuko Imana itababariye abamarayika bacumuye, ahubwo ikababoha ikabajugunya ikuzimu kugira ngo barindwe gucirwaho iteka, kugira ngo batagumya kuyobya bera, hasigara bake b'inzererezi bazerana na Satani. Izo ngabo zerera zikoresha ahubwo imirimo itandukanye Satani. Noneho ijambo Satani kuko ari ikigiriki bisobanura ngo umubisha, ni indi mihugo bakoresheje abantu bagira imyumvire itandukanye. Daimoni ntabwo ari ikinyarwanda, ni ikigiriki daimoniyo. Ni ukuvuga ngo daimoni ni ikigiriki, ariko uvuga abazimu uvuga imyuka mibi ni wakoresheje ikinyarwanda. Iyo uvuze ngo twamaganya abadayimoni n'imyuka mibi ni indimi zitandukanye ariko ni ikintu kimwe. Ni nkuko wakwitwa Nkundimana Theophile. Theophile bisobanura ngo Nkundimana. Nkundimana naryo ni Nkundimana. Ukaribatizwa utabizi ko wiswe rimwe. Ukitwa Theogene Habyarimana. Theogene bisobanura ngo Habyarimana. Ukongera ukitwa Theogene mu kigiriki. Ni muri ubwo buryo. Abadayimoni rero ni ikigiriki, ariko iyo myuka mibi zose ni ingabo za Satani akoresha, ariko akazikoresha imirimo itandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo tugeze aho ngaho, iyo ashaka guteza abantu ibinyoma, hari badayimoni, hari igroupe ishinzwe ibinyoma imeze nka za diakona. Ni ukuvuga ngo hari igroupe y'abadayimoni ishinzwe ibinyoma, abantu bakabesha nta mpamvu. Umuntu akakubaza ngo nisanga ukamubwira isaha itari, cyangwa uhagaze he kuri telefone ukamubwira hatariho, nta nico byari biragutwara iyo uvuga hariho. Hari abadayimoni bashinzwe ibinyoma. Bari abadayimoni uramwuka mubi wagiye imbere y'Imana ukavuga ngo ntigishoboye gushuka habo, ni ushinzwe kuyobora abadayimoni b'ibinyoma. Nose nkaze kuri urwo rwego rw'uko mu buryo bwo guhanura cyangwa se umwuka w'Imana n'umwuka wa Satani ariwo bene uwo nguwo wagiye ukajya gusaba iryo soko ryo kubeshya Ahabu cyangwa abahanuzi be, kandi ari abantu mu by'ukuri ubona ko bwari ubwoko bw'Imana, cyari igihugu cy'Imana, cyari kiyobowe mu buryo bw'Imana, cyagenzaga mu buryo bw'Imana muri rusange. Ariko iriya mikorere ituma Imana yemerera dayimoni akajya gutereta iryo soko akarihabwa, bitari bugire ingaruka ku muntu ugiye guhana. Icyo gihe bivuze ko icyaha cy'umuntu gifitanye isano no kugira ngo Imana itange abantu muri ubwo buryo kugira ngo bose bajye muri iki gihano yaganisha umuntu umwe. Yaba umukiranutsi w'Imana nka Yobu, Imana yemera ko Satani aza kumushira ku gipimo kugira ngo Imana ishime noneho kwa gukiranuka. Yaba umunyabyaha, Imana yemerera Satani kugira ngo agende amushukashuke kugira ngo arusheho kwikurira kurimbuka, kuko yakoze icyaha kizi. Ni Satani. Ni Imana ikora iyo gahunda, iri muri iyo gahunda. Ni ukuvuga ngo wabonye umugaragu wanje, Satani ati nuko wamuhaye ruswa, wamuhaye ibintu bizo bituma kuba genda ubikureho noneho ndebe kutambesha. Agaruka yabikuyeho. Imana irongera avugira ngo wabone umugaragu wanje yuko ari umukiranutsi birindi bibi, yakomeje gukiranuka nubwo wanteye kumugirira nabi. Satani aravuga ati ntaho wari wageze, wamwatsa ibintu ariko aracakomeye, aracari muzima, kora ku mubiri urebe. Imana iramwemera ngo kora ku mubiri ariko ntukore ku bugingo. Ararwara ntiyamwihakana, Satani baratsinzwe. Nuko atsindwa. Ntabwo ari ukuvuga ngo ubusino kwa Satani nuko ibibi bitatugeraho, ahubwo nuko ibibi bitugeraho tukabyihanganira, twabinesha twadutsinze Satani.
naho kuko yagabanye isi ateza ibyo ashaka. Ubwo hari dayimoni uteza ibinyoma, akaba dayimoni uteza umunaniro. Usomye Yesaya ibice 19 umurongo wa 14, hari dayimoni uteza umunaniro, ukananirwa nk'uwo bakubise ntaco wakoze, ugasinzira ukaryama ukumva guhaguruka byanze kandi nta murimo wakoze. Haba hari imbaraga z'abadayimoni. Ariko kuko hari dayimoni ushinzwe guteza umunaniro, hakaba na dayimoni ushinzwe guteza ibitotsi. Yesaya ibice 29 umurongo wa 10, hari dayimoni uteza ibitotsi, akunze kuza hagati y'amateraniro, abantu bakaririmba bakaramya bagatendereza, ariko igihe cy'ijambo ry'Imana niho arwanya cyane kuko ari ryo ryamutsinze. none se ni Abantu bagasinzira kandi baraye basinziye, ariko umuvuga butumwa yarangiza bya bitotsi bikaguruka, kuko dayimoni ushinzwe kuzana ibitotsi nawe ahari abizana mu gihe cyo kuboyikota umurimo w'Imana, cyo kwica umurimo w'Imana. none se twabitandukanya gute n'igihe hari igihe umuntu urimo gutanga iryo jambo ry'Imana Yego. ashaka kwitanga mu gihe abantu bananiwe mu masaha n'ubundi wakabaye kuri wowe cyangwa se ku bantu. Mbese wadutandukanyiriza ni ryari umuntu ashobora gusinzira ukavuga ngo ni abadayimoni, ni ryari umuntu ashobora gusinzira ukavuga ngo ni umunaniro cyangwa ni n'umwigisha wabasinzirije? Nababwiye ko atabera hose icyarimwe. Ubwo rero ntiyaza buri munsi. Hariho ibitotsi bisanzwe by'umuntu bya karemano, hakaba n'iby'abadayimoni bidahoraho. Noneho rero usomye Abakorinto ba mbere 2 umurongo wa 11 havuga ngo ninde wamenye ibiri mu muntu uretse umwuka wa muntu umurimo. N'iby'Imana nuko nta wabimenya atagira umwuka w'Imana. Iyo baje rero bamusuye ufite umwuka w'Imana amenya gutandukanya uwo mwuka wa dayimoni n'uwari usanzwe umukoresha, arabimenya. Hakaba na dayimoni noneho utera igicuri, hariya muri Matayo 17 umurongo wa 15. Hakaba na dayimoni utera ubumuga, hariya muri Luka 13 umurongo wa 11. Hakaba na dayimoni utera uburagi, hariya muri Mariko ibice 9 umurongo wa 25. Noneho rero hakaba na dayimoni utera kutumva, Mariko 9:17. Ni ukuvuga ngo agabanya za role imirimo baraja gukora ku bantu. Bamwe akabajanira ibitotsi bidasanzwe, abandi akabajanira umunaniro udasanzwe, abandi akabajanira inyoma bidasanzwe, abandi akabajanira bidasanzwe kuko ari wo murimo we, kandi sikaba yarabonye ishano kandi akaba yarayigabanya. Ubwo rero umaze kumumenya utyo ubuja mu maboko ya Yesu, uko Yesu yamunesheje. Icyatumye babita intari zerera yivuga muri Petero ya 2:5 kugira ngo arebe yaconshomera, nuko Yesu nawe bamwise intare yo mu muryango wa Yuda, akaba ari igishitsi ca Dawidi ngo aranesheje, nukugira ngo abone uko akandagira iyo ntare noneho zihangane zisa. Satani razi kwishushanya. Iyo Yesu ahindutse intare nawe yishushanya mu ntare, ariko kuko ari umunyabwoba Yakobo 1:7 aravuga ngo umugandi w'Ikirimana ariko mu rwage Satani nawe azabahunga. Ira jambo guhunga muri rimwe w'ikigiriki risobanura ngo kuguruka nk'umwambi, ni ukuvuga ngo agira ubwoba ku muntu wagandukiye Imana, agira ubwoba. Nizo mpamvu yihinduranya mu ntare kugira ngo arebe ko yatera ubwoba, ariko abazi ko Yesu Kristo nawe ari intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi ca Dawidi akabanesheje, akamukandagira ku isezerano Imana yatanze nyuma y'icyaha ca Adamu na Eva. Yaravuze ngo urubyaro rwe ruzakumena umutwe, Imana ibwira inzoka ngo ariko nawe uzaruruma agatsinsira. Bisobanura ngo Yesu ari ukomoka kuri Adamu agomba kumena Satani umutwe, ariko nayo igomba kumuruma ikaruma urubyaro rwe, kuko igihe cyo kubambwa kwa Yesu bamuteye imisumari yaramurumye, ariko ahambwe arazuka abarayikandagiye ayimena umutwe. Okay, ubu se ni uruhe ruhare rw'umuntu mu cyaha aba yakoze? Niba uvuga ngo Satani na Yesu nk'intare, cyangwa se twebwe ubwacu hari igihe umuntu akubwira ngo Imana niba yemeye ko ibi bintu biba, njyewe ntabwo yagakwiye kumbaza uko byagenze, kubera ko yo izi Satani nayo iriyize kwimurusha imbaraga, ariko ibyo bintu byose binkuriyeho
ngemeze ni nk'uko intambara yabera hano, ubundi hano ntihakabaye ntihagaciriwe urubanza. Ngewe yanyohereje Satani imukuyiwe mu ijuru, nayo irahari, ibyo idashatse ntibiba. Fata nka Yobu byamubayeho, cyangwa ufate nka Ahabu uriya mwuka wamugerageje. Umuntu aravuga ati rero twebwe nta rwanza tuzaba dufite kubera ko ibitubaho bimeze nk'aho ari umugambi w'Imana. Niba umwuka uturutse imbere y'Imana, ngewe yagutanze cyangwa yantanze, ntabwo nkwiye kugira urubanza ngewe ncirwa ngo mpanwe. Ubwo bivuze ko twebwe abantu uruhare rwacu icyo Imana iba igamije kugira ngo twebwe iduhuze na Satani. Ubundi Imana yemera guhanira umuntu kumutunganya. Byo bavuga ngo muzacishwa mu ruganda. Ni ukuvuga ngo Yobu se hari ico yari kuvuga ngo arakireguza ngo ubwo narwaye cyane reka ndeke Imana ngo nzabivuge ngo ni Imana yamunyohereje. Si Imana yamwohereje se, ariko Yobu yarazi imigambi y'Imana, arahangana, amenya ko ari ikizamini kije, aratsinda. Ubwo rero umuntu urari rw'umuntu nuko ahubwo inzira zo kuneshwa zituruka ahantu hatatu. Satani akaba nk'animateri, ni ukuvuga ngo umuntu nawe mu gutsindwa kwe abigiramo uruhare kuko arushira Satani imbaraga, agatanga umubiri nawe umurimo n'umubiri nawe ukora, hari uruhare utanga. Ikindi none isi itwugarije, ndatanga urugero, ni ukuvuga ngo ibyifuzo biri mu mitima yacu. Usomye Yakobo igice cya mbere umurongo wa 13, haravuga ngo umuntu niyeshwa n'umugerageza ntakavuge ngo ni Imana yanyohereje, ahubwo umuntu wese ageragezwa n'irari ripfundikiye muri we. Ryarari riratwita rikabyara icyaca kikabyara urupfu. Ni ukuvuga ngo hari ukwemera k'umuntu nako kubigiramo uruhare, hari uruhare rw'umuntu, hari uruhare rw'umuntu. Mbese ni nk'uko intambara yaba ari nk'isi yose, bamwe bakayijyamo mu buryo bumwe, abandi mu buryo bundi. Noneho ko umuntu yabyitwayemo ibyo bizatuma ahanwa cyangwa aheba. Turabye uko umuntu yabyitwaye, ariko ingamba zo kwitwara neza ngo uneshe Satani Imana yarazitonze. Nari mfite n'ikindi nari bwongereho kugira ngo wenda uze gukomereza aho wari ugeze, kivuga kuba turi isi ari umugabane wa Satani. Abantu bakunze wenda hari abumva inyigisho zitandukanye z'imyizerere itandukanye, bakavuga ngo isi yoborwa nande, ati ni umwuka w'Imana, ni Imana, ati isi yoborwa nande, ni Satani, isi yoborwa nande n'amafaranga, ibintu nk'ibyo n'ibyo ngibyo. Noneho uruhare rwa Satani muri iyi si yacu biri ku ruhe rwego, ku buryo wavuga ngo koko nanjye ndabyemeje, isi iyoborwa na Satani. Kuko Imana atubwira ngo ijuru ni intebe yanjye, uko niko Bibiliya dusoma itubwira, ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Hanyuma igabiwe Satani, hanyuma umuntu uyirimo iwe isa naho iyo urebye nko mu itangiriro wenda barakubwira ngo isi irema, imaze kurema iha umuntu ubutware. Wakumvise ko umuntu ari umutware w'isi. Noneho ibi ya Satani gute iba yahawe umuntu nk'ubutware bwe gute? Hanyuma n'Imana ku ruhe rwego, ku buryo mbese cyangwa yo n'umuterankunga w'izo match zibera mu gihe cy'icyahaho ubutware Adamu yarabutakaje. Ubwo yakoraga icyaha yarabutakaje, nta byagombaga kuba yaratakaza ubutware aho ngaho. Ariko Yesu yaraje arabudusubiza, ariko mu buryo bw'umwuka, kuko ya Yohana 17:15 Yesu yakoze isengesho aravuga ngo Mana simbakuye mu isi, ariko ndasaba ngo bakize umubi. Kuko Yesu yarazi ko iyo si Satani ayifiteho imbaraga kandi yayigabanye. Itorero ni umugabane w'abantu bake bahamagaye kuva mu isi ariko bakayituraho. Yesu aravuga ati ntabwo muri ab'isi, ariko muri mu isi muzababazwa kuko ari ya Satani, ariko muhumure nanesheje isi, ariko nanesheje isi. Abamfite rero ntaco bazamurana, ubwo nuvuga ngo nabo banesheje Satani, ariko bazayibabarizwamo. Ubwo nuvuga ngo kubabazwa ko guhoraho, kugahinduka, kukahoraho guhinduka, ndetse kuko ari umurimbuzi, akaba ari umujura, akaba ari n'umwicanyi. Aragutesa kugeza igihe anakwica, ariko utaneshejwe kuko yayigabanye. Yesu rero ndabona mugishimba kuvuga, aravuga ati mwitonde noneho rero iyi si yanyu, ariko niyo mutuyemo kandi niyo muzakoreramo. Mugira ubwenge nk'ubw'inzoka, mutagira amahugu nk'inuma. Nyabuna icyo kintu nuko atari cyo cyigisho, ariko nacyo bari kugisobanurira abantu kugira ubwenge nk'ubw'inzoka.
hari umuntu uzabwira ati ngo nutagira ubwenge Imana izakureka, hanyuma ukabona yisanzuye mu buzima. Noneho ariko hakaba hari irindi jambo ngo mumere nk'inuma mudafite amahugu. Nanone iki nacyo kumva ni ikindi kintu gituma noneho abakirisitu nk'inuma zitagira amahugu, hanyuma abantu bo mu isi nibo nzoka, cyangwa umuntu ni byose kuri iyo ngingo, kuko bihita bihura. Abakiranutsi bagomba kugira ubwenge nk'ubw'inzoka mu buryo bwo kwiteganiriza, nicyo bashatse kuvuga. Inzoka ni ikiremwa Satani yiyenkariniyemo, yishizemo, kuko ni umwuka, ntabwo yagiraga foruma, ariko kugira ngo akore yiyenkarira mu kintu cyabasha gukora. Iyo haje intambara harasana abantu, ntabwo harasana Satani, ariko ari uko bakoresha. Ni ukuvuga ngo yiyenkariye mu nzoka, noneho kuko inzoka mu izina rye yitwa umuriganya, imenya ikigiye kuba kitaraba nayo. None uko kwiteganiriza umukristo yarakwiye kumenya ikigiye kuba kitaraba, nico bashatse kuvuga. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo turi inzoka, rivuga ngo twije turiteganiriza muri forme y'uko inzoka nayo izi kwiteganiriza. Kuko igiye mu mwobo bituruka no kuri fiziki. Inzoka ija kwinjira mu mwobo ibanza umutwe wagera mu mwobo ikawugarura, igakurura igihimba cyose, umutwe uri ku mwobo wayo. Ruvuga ngo irinjira ikinjiza mu mutwe, ikabirindira wa mutwe ukaguma ku mwobo wawo, ikinjiza igihimba cyose, yamara gushirira yose ikabona kongera kubirinda igakomeza. Ruvuga ngo kumenya kugira ngo ninjize umutwe ngakomeza, barakubita inyuma ntari kureba, ahubwo reka mbirinduke kurura igihimba cinjireyo, hanyuma umutwe usigara ureba ucunga kugeza igihe umurizo wose uragerayo, mbone mbirinduke ngikomeza urugendo. Kwiteganiriza ni ukumenya ikintu kigiye kuba. Ncy'inzoka ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo umuntu azi kwiruka nk'imbwa, ntabwo aba ari imbwa. Kwiteganiriza kw'intumwa rero Yesu yarabwiye ngo muje mwiteganiriza mu minsi igiye kuba, kuko n'inzoka yiteganiriza se bagira amakenga. None se n'ubundi ni Satani, twumvise yari marayika, yari na marayika w'umucyo. Ubu turi nko ku mikorere ye, cyane ko ari nacyo dukwiye kwitaho. Yaba yaranavuye hose ntago bikwiye kuturaza inshinga, ariko cyangwa twebwe ni imikorere ye isa n'iyinjiranamo. Noneho twabonye ko n'umwuka w'Imana ashobora guturukaho na Satani agaturukayo, wenda kuri komande runaka cyangwa ku mpamvu runaka. Turi ahantu mu mikorere. Buriya ikibazo cyahereye mu kwa Adamu na Eva, wakwibaza ngo Satani bamwita inzoka, ese iriya nzoka koko ni Satani cyangwa ni mu buryo bw'imivugire cyangwa se mu buryo, kuko ari ubihakana akavuga ngo oya, ngo buriya inzoka ntabwo ari Satani, na Satani si inzoka, kandi watubwiye ko Satani ari marayika. Okay, muri make icyo dushaka kumenya ni impamvu yo kuba inzoka yaragiye kuganira n'umuntu. Imana ya Satani yabaye inzoka, cyangwa inzoka za kera zaravugaga, hanyuma mu biganiro kubera iki noneho Imana donc kubera iki Satani yihinduye inzoka, ntiyihindure intare mu ishyamba, ntiyihindure, ariko noneho kubera iki? Nako ni iyihe mpamvu igaragaza ko inzoka mbere zavugaga ku buryo igenda ikaganiriza Adamu na Eva? Ni Satani wavugiraga mu nzoka, ntabwo ari mu nzoka gusa, n'uwatewe na dayimoni aravuga. Abari uvuga se abari Satani uvuga. Inka iyo yatewe na dayimoni iravuga, ntabwo abari inkivuga, abari Satani uvuga. Noneho rero niba yarahisemo kwiyenkarira mu nzoka, abantu ntabwo bakwiriye kwirita inzoka yose Satani ahubwo, kuko umuntu aterwa n'abadayimoni. Ubwo si umugore atewe n'abadayimoni watandukana nawe ngo nuko yatewe n'abadayimoni arabusegerera kiramuka abana nk'uko bisanzwe, ntabwo yitwa dayimoni iteka ryose. Inzoka rero nayo yayiyenkariniyemo. None se zirangurube, ijambo ry'Imana rivuga ngo basabye Yesu uruhusa ngo bazijemo zikiroha mu nyanja. Abantu uyu munsi wa none bakavuga ngo kuko abo badayimoni bagiye mu ngurube, ntaho nshobora kurya ingurube uyu munsi wa none. Izo ngurube zigariraya nizo ziri mu Rwanda, ko zahotowe n'amazi se zazutse he muri Bibiliya ngo aba arizo zigaruka turya abadayimoni? Wamara ukaza ukavuga ngo ingurube y'u Rwanda ukayishusha na yazazi nizigarira yazahotowe n'amazi, ntabwo arizo. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ahisemo icyo arakoresha, akoresha inzoka, akoresha umuntu, akoresha inka,
akoresha umwana icyo gihe yahisemo mbese gukoresha inzoka aba yahisemo. ni nk'uko na ya ni baraki agiye ku ifarashi ngo ikavuga ikanaryama. icyo gihe wari umugambi w'Imana, ntabwo yari inzoka yari igihembo, ahubwo ni Imana yashaka kumenyesha mbese ni ikigaragaza abaye umuyobe. Barama ari ku ndogobe, iwe ari ku ndogobe, Imana ivugira mu kanwa kayo kugira ngo amenye neza ubuyobe bwe, ibicisha mu buryo buziguye. ubwo aho twari tuvuye n'aho twari tugeze imbere handi twari tugiye ku kindi cyiciro cyerekana nka amaherezo ya Satani, amaherezo y'abadayimoni, amaherezo mbese, kuko ibyo ari byo byose turabona ko ari nk'urugendo rurerure. Satani ari mu ijuru, ari marayika w'umucyo, ari mu isi, noneho turi mu mikorere ye, noneho amaherezo, kuko hari ukuntu umuntu ajya gukora ikintu azi amaherezo yacyo. Hari igihe umuntu ashobora kurwara bizwi neza ko azakira cyangwa azapfa, cyangwa ukavuga uti byanga byakunda umuntu azasaza. Amaherezo y'ibitubamo, amaherezo y'izi ntambara zacu. Kuri Satani we ubona amaherezo turabanesha, cyangwa amaherezo Satani azanesha, turarwana n'ubusa. Ku ngingo ya kabiri, ariko ingingo ya mbere ndabanza gusobanura gato kwigana kwe n'uburiganya bwe n'ukuntu agora itorero. Nicyo nshaka kuvugaho cyane ku itorero. Iyo Imana ihamagaye na Satani arahamagara. Iyo Imana ihamagaye intumwa, nk'uko Abefeso 4:11 bavuga ngo bamwe bahamagara kuba intumwa, bandi bahamagara kuba abahanuzi, abandi bahamagara kuba abavuga ubutumwa bwiza, abandi bahamagara kuba abigisha, abandi bahamagara kuba bungeri. Iyo ahamagaye intumwa, Satani nawe ahamagara intumwa yo guhagarara yayi. Nuvuga ngo mu itorero Abakorinto 11:13 hari intumwa za Satani zirwanya intumwa z'Imana, bose bagakorera mu itorero. Itorero rikoramo intumwa, rero hari intumwa za Satani n'iz'Imana, babandi barwanya abandi. Noneho rero Imana ihamagara abahanuzi, igahamagara Eliya. Satani nawe aforma ekipe y'abahanuzi muri Bayali, noneho kugira ngo bahangane n'umuhanuzi w'Imana. No mu itorero nuko yari abanuzi 10, babiri abari ab'Imana 8, abaraho Satani ari gukoresha kugira ngo barwanye babandi babiri babaneshereza, kuko Imana iruta Satani. Ari bo benshi abahanuzi 450 ba Bayali se ntiyabatwitse, akabacagagura akabarangiza. Kuko yari uw'Imana, kandi Imana iyo myuka yose kabiyitegeka. Iyo ari babiri mu itorero bahanura neza bakoreshwa n'Imana, banesha babandi 8 bakoreshwa na Satani. Byanditswe mu Bami ba mbere ibice 18 umurongo wa 15 kugeza 20. Usomye noneho hariya mu Timoteyo ya mbere ibice 2 n'umurongo wa mbere, nuvuga ngo hari abarimu bahamagawe n'Imana bigisha, ariko none akaba bigisha bazana inyigisho z'abadayimoni, bafite inkovu nk'izushe mu mitima yabo. Riko ijambo ry'Imana rivuga. Imana igahamagara abarimu gukora umurimo w'Imana, Satani nawe agahamagara abarimu guhanganana ari Imana bakanesha, kuko Yesu yaneshiye Satani. Imana igahamagara abungeri, abashumba mu itorero. Abapasiteri 40 hakaba harimo 5 b'Imana bukuri, hakaho 35 b'ibyitiriro bakoreshwa na Satani. Usomye ibyakozwe n'intumwa ibice 20:29, Paulo aravuga ngo hari abarinda umukumbi Imana yacunguje amaraso y'umwana wayo. Hari noneho n'abandi Paulo avuga ngo nimara kugenda amasega ryana zabinjiramo, ntazababarira umukumbi. Abo nabashumba Paulo yavugaga. Hari umushumba ahamagawe kugira ngo agaburire intama z'Imana mu gihe gikwiye. Hari n'umushumba wahamagawe aho kugira ngo agaburire intama z'Imana, ahubwo akazirya. Iyo umushumba huye n'umukristo akavuga ngo harya nkuziye, byari bikwiye ngo umuntu wabatije, umuntu wahaye igaburo, umuntu musangira ibyo kurya byera, umuntu utura ukabaho, umubaze ngo harya nkuzihe. Ariko hari igihe baba bafite abayoboke benshi. Yobora bo washobora kumenya noneho, kuko Imana izaba kubaza. Tuvuge nk'umupapa uri ahantu i Roma, yamenya nk'umukristo wahiremera, azabibazwa. Kandi rero azabazwa itorero ry'iri Vatikani ayobora. Hari n'uyobora iryo mu Rwanda uzabazwa, ntabwo ari uyobora n'iryo mu Rwanda.
amumenyera muri babandi afite ariko ye kure uwabwiriza ahigaburo utura ngo harya nkuzihe hari abahamagariwe noneho kuzirya iyo babaye butamenya burya ntabwo buri mu muhamagaro wawe. ni nkuko n'umworozi w'inka nyinshi nubwo zaba igihumbi ntabwo ayoberwa inka ye niyo ufite amafaranga menshi ubuzi mbese nk'uko umuntu amenya umutungo we niko n'umuntu amenya. Hanyuma twerekera kuri ayo maherezo ya Satani. Buriya umuntu agira umwete, buriya Yesu bagutubwira ko yashyirwaga imbere, icyatumye anesha nuko yashyirwaga imbere ibyiringiro by'akabona itorero wenda rizamuka, akabona ari umugabane we, akabona natwe mu mbaraga zihesha itorero kuba ryanesha muri izo ntambara. Ntekereza ko ni ukumenya amaherezo akavuga ngo bye byose urugamba Rwanda ndabizi neza, Satani nzamunesha ku rwego uru cyangwa se nzanesherezwa cyangwa se, ariko ukavuga uti nibura ibyo bita destin. Okay. Noneho rero itorero Satani ararirwanya igihe cyose, ariko usomye mu byahishuwe ibice 19 umurongo wa 11 haravuga ngo mbona ifarashi y'umweru uyicayeho yitwa kwizerwa kandi w'ukuri, aca imanza zitabera kandi akarwara intambara ikwiye. Ku murongo hariya wa 19 haravuga ngo mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo, ya nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'inyoma wakoraga ibimenyetso n'ibitangaza imbere yayo, byose bijugunwa mu itanura ry'umuriro. None usomye mu byahishuwe ibice 20 ara ku murongo wa 11 haravuga ngo Satani wabayobyaga uzaba yarafashe umugambi wo guhagurukira kurwanya umurwa wera Yerusalemu azajugunwa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bivugwa ngo uko dufite ubutatu bwera, Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, nawe yari yiganye nk'uko nababwiye ngo ikintu cya mbere azi gukora. Mose ajugunya inkoni hasi ahinduka inzoka, nawe akinjira muri Farawo ati nawe jugunya hasi nayo igahinduka inzoka kandi zigasa. Ariko iya Mose igahoraho, iya Farawo ikagira igihe ishira. Ni bimwe bavuga ngo serafe kije sikirema muri make amaherezo niyagaragaza. Noneho rero ubwo najugunya muri ya nyanja yaka umuriro, ubwo butware bwe buzaburishize kuko azawehorwa nyuma y'imyaka 1000. Iyo myaka 1000 aboshwe ntabwo azaba aboshwe kuko ubana fiziki kandi ntiwabohuguka, ahubwo nuko itorero rizaba ryazamuwe akabura uwayobya ahubwo, kandi uzaba wasigaye mu isi nk'abatandanse preberenaliste azaba asa nawe, utazazamuka mu itorero azaba asa nawe, ntazamugora. Ubwo ntazakeneye kuyobya uwasigaranye nawe, ariko yakeneye kuyobya babandi bera, ariko ko bazaba zamukanye n'itorero n'Umwuka wera, ubwo ico gihe azabura uwayobya. Kuba shomeri nibyo bise kubohwa. Kuba nta murimo baravuga ngo azababoshwe, ariko ntabwo azaboshwe nk'imigozi kuko ni umwuka. None sobe bavuga ngo araboshye ngo ataboshye ngo ntabwo sinzi niba mujya mubyumva, ariko abantu bavuga ngo Satani aramutse abohowe ngo nta cyaha na kimwe utakora. Oya, mu myaka 1000 Yesu azimana n'abera, Bibiri ivuga ko ari hazababoshwe. Ubu rero n'inzererezi nizo mpambi ibyago bikitugeraho kuko abigira mu ruhari. Ubwo noneho rero umuhanuzi w'ibinyoma bara mu byahishuwe 13:12 avuga ngo mbona mu kanwa ka cakiyoka, ubwo ni Satani, mu kanwa ka ya nyamaswa, ubwo ni Antikristo, mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma, ubwo ni umupasiteri cyangwa umuparidi udakora ibikwiye. Havuyemo imyuka mibi 3 isa n'ibikeri, ariyo myuka y'abadayimoni isanga abambi kugira ngo ibahururize mu ntambara. Ni ukuvuga ngo ubutatu bwanduye ni Satani, ni Antikristo, ni umuhanuzi w'inyoma. Ubutatu bwera ni Imana, ni Umwana n'Umwuka wera. Okay, mu bintu birimo yaciyeho umurongo nuko itorero rizarangira rinesheje ibyo ryanyuramo byose, kandi Satani azaneshwa, azaboha, azatabwa muri ya nyanja. Ubwo abantu inama wabagira, buriya hari igihe umuntu aba yakubwiye ibintu byinshi, ariko iyo umubyeyi agiye kuva mu muryango we cyangwa mu bana arababwira ngo
akagira ibintu acaho umurongo. Natwe iyo tunyuriyemo siyanse nk'iyi ngiyi bihita byumvikana ko ari ibintu bigari. Hanyuma iyo umuntu agiye gusoza ikiganiro nk'iki ushobora guca umurongo ku bintu bimwe na bimwe ukababwira ngo gutya gutya gutya, nubwo bakunguka n'ibindi ariko hari ibintu baha agaciro kurusha ibindi. Satani, abadayimoni, nubwo tutavuze ku Mana n'abamarayika cyangwa umuntu, ariko usanga Bibiliya cyangwa se n'indi myigishirize yose akenshi bigarukwaho. Niyo wahera mu itangira ukagera mu byahishuwe usanga bavuga Imana, bakavuga Yesu, bakavuga umwuka, bakavuga umuntu, Satani, abadayimoni, isi, cyangwa se n'ibyo twita system, ukuntu bigenda wenda byinjiranamo cyangwa bikorana. Rero muri ibyo byose hari ubwo umuntu muri byinshi aba adashobora kwitoranyiriza, ku buryo wadufasha gutoranya no guha umurongo ubuzima, cyane cyane ubwo tuba turi nitakire kamwe ngo na Satani, kuko twabonye ko twabumaze kubona ko Satani asa n'uwagabanya isi mu mikorere no mu myanzuro abantu bafata. Kuko urumva niba umwuka ushobora kuza ukagufatisha icyemezo ukajya ku rugamba, ndashaka uducire ku murongo wenda kuri Satani, ni ukuvuga ngo umukoro w'abantu, umukoro wa Satani, ibintu nk'ibyo. Muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7, abatwumva bose kuri yicano gusenga everyday, ari ijambo rivuga ngo mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Uwanyumvise wese, watwumvise wese agandukire Imana arwanye Satani, Satani azahunga. Dufite ubushobozi bumuhungisha, dufite ubushobozi bumwirukana akaguruka nk'umushari, nk'umwambi. Ubwo bushobozi umukristo wese yarabuhawe, ariko nawe nubwo ahunga iyo urangaye gato utangizira akagaruka. Uvuga ngo birukana Burundi, ntabwo uvuga ngo burundu, ahubwo uhora witeguye. Nizo mpamvu Yesu yavuze ngo muhore mwiteguye. Muri make iyo ahunze usigara utegura indi ntambara. Muri Luka ibice 21 umurongo wa 35 na 36 aravuga ngo nuko mube maso musenge iminsi yose kugira ngo muzabashe guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ni ukuba maso igihe cyose abashaka gutera kugira ngo akure umuntu bw'Imana amugusha. Yamaze kumugira rero ashobora kumuzanira amahoro y'agahe gato. Naho kubyerekeye ubutunzi arabutanga. Twebwe turavuga ngo izi nk'ijana mfite ngo ni Imana yazimpaye, wa Satani byo naho zifite uburenganzira. Ruvuga ngo atanga ubukire, ni Imana igatanga ubukire. Ariko hari icyo Satani adatanga. Satani ntabwo atanga amahoro, Satani ntabwo atanga umutekano. Satani atanga umunezero ariko ntatange ibyishimo, kuko ibyishimo ni imbuto y'umwuka itangwa na Yesu gusa. Ruvuga ngo hari ibyo Satani atanga nk'ubutunzi bw'isi, abaje kuzimu barayabona bakanagira menshi, n'abacuruza bakariganya bayageraho. Aho waba utwinjije ahandi hantu tujya mu butunzi, reka tuzabitegurira ikindi gihe. Ni ukuvuga ngo ubutunzi bukorerwa mu isi bwa bufiteho imbaraga. Icyo adafiteho imbaraga ni ubugingo. Ni ukuvuga ngo ndavuga abatanga ubuhabya, nk'umupagani ufite nk'abagore 40 bati Imana yampaye inka nyinshi, oya na Satani arazitanga. Aho ntabwo ari ikimenyetso. Reka umuntu ntakijijwe, ariko Imana kuko byose biruta yirazitanga, ukumvikana, ikanatanga n'ubugingo. Imana itanga inka, Imana igatanga amafaranga, ikanatanga ubugingo. Satani agatanga amafaranga, agatanga ubutunzi bw'isi, akarimbura, atanga ubugingo. Abaraguza rero iyo bakeneye ikintu barakibona. Umuntu akajana ihene kwa Satani ati mbabarira wakiriye ihene umwana wanje azabyara warongoye, akabimuha. Ubwo se nubwo twaba tugiye ahandi hantu, oya nuvuga ngo ibyisi byo bangitirage. Nuvuga ngo nta gihamya ko ayo mafaranga agakwiye, ariko nta gitangaza niba Satani ashobora gutanga n'impano nk'uko twabibonye, yatanga n'ubutunzi. None se kwaguha guhanura, akaguha gukora ibitangaza, akaguha gukiza abarwayi, yabuzwa n'iki kuguhishanya. Akagiye ntazabime ibyo nzabana nzabihabwe n'Imana, uzabihabwe n'Imana. Hanyuma rero turagushimiye, turagushimiye nubwo ugiye kudusoreza. Niba uhitamo gusenga simbizi, ariko dushimye n'abakurikiranye iki kiganiro.
hanyuma dushimiye n'abazagisengera kuko iyi ni ivugabutumwa kugira ngo tuzagere kuri benshi, hanyuma twazakomeza ubutaha. Murakoze cyane. Abatumva rero tugiye gusenga Imana, muje mudukurikira igihe cyose, tuba duhari kuri channel gusenga everyday. Mana turagushimiye, turaguhimbashe, ugeze neza muri aka kanya keza cy'ingenzi. Niwe waduha amasezerano ngo abana b'abantu ntabwo bazatungwa n'imitsima gusa, ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Watwemereye kugira ngo tuganire, tuvuge ku bya Satani, atari kugira ngo abantu bamuyoboke, ari kugira ngo abantu bafate ingamba zo kumurwanya kandi bamuneshe. Turasenga kugira ngo uduhe kukugandukira kandi tumurwanye byimazeyo kugira ngo tubashe kurokoka, kandi uduhe kuba maso. Wabyumvise wese abe maso ko Satani ni inzererezi kandi ariho ivuga nk'intare ishaka uwo yaconshomera, ariko tuzi kuko na Yesu ari intare yo mu muryango wa Yuda anesheje kugira ngo abumbure cya gitabame n'ibimenyetso bigifatanije akandagire Satani. Mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga za Yesu turamukandagiye kugira ngo uyu munsi wa none utuneshereze, kandi igihe cyose ujyana natwe urinde itorero ryawe witangiye ukaricunguza amaraso yawe kugira ngo imbaraga z'umwanzi zabasha kurizeguruka ryose. Mu izina rya Yesu ubashe kuribera umurengezi w'ukuri kugira ngo nugaruka mu bwiza bwe tuzagusanganire tudatsinzwe, tujane wawe bw'ijuru. Mu izina rya Yesu, amena. Bene data, iki kiganiro gishobora kugeraho abari bo bose, wemerewe gukora commentaire cyangwa se kuvuga uko ubyumva, cyangwa se mu buryo bw'inama, mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'inyunganizi, kuko ntago umuntu aba afite ibintu byose. Niyo yabitanga, buryo umuntu atanga bimwe mu byo afite, atari uko yabyimanye, ahubwo kubera n'ubwinshi bw'ibyo afite kandi no kubitondeka. Hari igihe utoranya ariko ntihabura ibisigara inyuma y'ibyo wavuze, kandi wenda byakubaka abandi. Njyewe no muri kamere hari igihe ndimo ndeba ikiganiro kugira ngo numve inyunganizi z'abandi, hari igihe mpera ku nyunganizi by'abandi bavuze. Iyo nasanze abantu uburyo babivuze nkabihuza n'ibyo umwigisha, uhita wumva ari bwo wubakitse. Ni nk'uko umuntu wese uteka agira ibirungo byinshi ashyira mu biryo. Rero ni karibu ku muntu wese wakora commentaire. Kimaze kuba ikinyarwanda kuvuga commentaire, ntabwo tuba tuyobye. Niyo mpamvu uko wabigenza ujye ukora ku buryo nawe utanga umusanzu wawe muri ubu bwami. Tuvuga ubu bwami kubera ko Yesu yazanye ubwami mu isi, niyo dusenga turavuga ngo ubwami bwawe buze. Hanyuma rero uzabufashije ivugabutumwa ryawe mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose, uzahananwa natwe ingororano ubwo abera bazaba bagiye kugabana. Murakoze. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.